Nongere mbaye ikaze mwebwe mukomeza kudukurikira mbabwire kuri Dr Rwamasirabo Emile umwe mu bagize uruhare mu rugamba rwo kubora igihugu. Uyu yari ashinzwe gushakira abari ku rugamba ibikoresho ndetse no kubagemurira ibikoresho by'ubuvuzi, akazajya ajya gutanga umusanzu mu kubaga inkomere cyane ko yari inzobere muri byo. Ubwo rero yari mu kiganiro na The Long Form na Sani Ntayombya. Dr Rwamasirabo Emile w'imyaka 74 yavuze ko nubwo yari afite akazi keza mu Bufaransa atigeze yifuza na rimwe kuhaba mu gihe bene wabo barimo bacura imiborogo mu bice bitandukanye by'isi. Nubwo ari mu babayeho nabi mu buhunzi, yize neza, yize muri kaminuza y'u Rwanda imyaka 2 yiga ubuvuzi, arameneshwa mu mwaka wa 1973 ajya kwiga muri Senegal abifashijwemo na HCR, nyuma aza gusoreza mu gihugu cy'Ubufaransa. Yavuze byinshi rero ndetse nagaruka no kuri General Kayumba Nyamwasa uba mu buhungiro muri Afrika y'Epfo. Yagize ati sinigeze numva ntuje, nta gihe nigeze nibona nteganya kuguma mu Bufaransa. Ubwo yarasoje amasomo mu mwaka wa 1986 yahuye n'abantu bari baravuye muri Uganda, icyo gihe National Resistance Movement ya Bwana Museveni yari maze kugera ku butegetsi. Nibwo yabwiwe ko hari itsinda ry'abanyarwanda ryafashije Museveni kujya ku butegetsi, bituma mwaka wa 1987 ajya muri Uganda ahura n'abanyarwanda. Yahahuriye n'abasirikare bagize uruhare mu gutangiza urugamba rwo kubora u Rwanda, barimo Major Peter Bayingana na Major Chris Munyenyezi n'abandi. Ati twaraganiriye, bati Dr uraho ugarutse kutwiyungaho nta gutinda. Ndababwira nti yego. Nahise nsubira mu Bufaransa kurangiza amasezerano y'akazi kanjye, ubundi ndagaruka. Yamaze gusezera akazi mu Bufaransa agaruka muri Uganda. Dr Rwamasirabo rero yahawe akazi mu bitaro bya Murago byo mu mujyi wa Kampala. Icyo gihe yahembwaga 60,000 by'idolari, yahembwaga amadolari 60, ariko guverinoma ya Uganda ikamumenyera ibindi bisigaye nk'ibyo kurya, ingendo ndetse n'ibindi. Umunsi umwe yahuye na Tito Rutaremara na Zeno Mutimura barabakada mu muryango wa FPR Inkotanyi. Bamubaje niba yarigeze amenya ibyayo, ababwira ko ayizi. Bamubaza niba yayinjiramo, nawe ati atazuyaje arayemera. Dr Rwamasirabo yararahiye, bamuha itsinda akoreramo, bitangira ubwo ngubwo. Hari mwaka wa 1988 atangira kujya mu mashuri ya politike mu bihuru. Ibintu bitangira ubwo ngubwo. Ati byarihuse, ni ibintu byanejeje, nari nko mu mashini igenda ifite imbaraga ku buryo nta muntu wagombaga rero kumpagarika, kuko twabayeho mu bihe by'akarengane. Kugaca ntabwo byari ibyanjye gusa, byari ibya bose. Byageze ku itariki ya mbere Ukwakira mwaka wa 1990 ingabo za RPA zitangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Dr Rwamasirabo avuga ko tariki ya mbere Ukwakira mwaka wa 1990 abanyarwanda bari barajwe ishinga no kubohora u Rwanda, batari bazi uko bizagenda, ariko uko byagenda kose umugambi wagombaga rero kugerwaho. Uyu muganga akaba n'umuhanga mu buvuzi avuga ko impunzi z'abanyarwanda zari mu bice bitandukanye zari zifite icyizere ko zizataha. Abantu bose babishishikariye kubohora u Rwanda, buri wese yiteguye kureka ibyo arimo ariko bagaharanira uburenganzira bwabo. Ati icyo gihe nari ndi Kampala, umurwa mukuru w'igihugu cya Uganda, namenye ko itariki yageze, ariko nsubira mu bitaro bya Murago nakoragamo ntegereje aho nakoherezwa. Nahuye n'umwe mu bakada arambwira ati igihe cyageze. Nabwiye bagenzi banjye ko hari ikibazo cyihutirwa ngize, mpita ngenda. Icyo gihe yari umuyobozi ushinzwe ibikoresho no kugeza imiti n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi ku bari ku rugamba. Ati ngiye nibanze cyane mu bijyanye no kuzana ibikoresho by'ubuvuzi, nahoraga ku rugamba ubundi nkongera nkagenda. Tariki ya 2 Ukwakira 2025 nibwo Major General Fred Gisa Rwigema yishwe, hari mu mwaka wa 1990. N'umwanzi Dr Rwamasirabo abyibuka nk'ibyabaye ejo kuko byamugizeho ingaruka zikomeye. Ati navuye amaraso mu gifu kubera iyo nkuru y'incamugongo, ntabwo nababaraga. Muri icyo gihe ubashaga rero kugenda amasaha 24 utabasha gutekereza, bwari uburyo bwo guhangana n'ibibazo. Mbere y'uko Perezida Kagame ava muri Amerika kugira ngo aze kuyobora, ingabo zari zarashobewe, ibintu byari bibi cyane, abantu bihebye. Dr Rwamasirabo yavuze ko ariko abantu bakomeje gukora, abapfurwa bakavurwa, ariko abantu bashobewe. Perezida Kagame yaraje arahindura ibintu, imirwanire irahinduka, abantu rero barwanira mu matsinda mato cyane. Ati rero imirimo yacu yarakomeje amanywa nijoro, abantu bari ku ikotaniro. Ati nari mfite ibyo nari nshinzwe, nagombaga rero gukora kugira ngo rero ntaba intandaro yo gutsindwa. Ati najyaga aho inkomere zabaga zashyizwe nkabavura. Ati mbabaze. Ati nabaza abantu benshi cyane mu bihuru. Ati ndi kumwe n'itsinda ry'abaganga, twize byinshi bijyanye no kubaga abantu, mbabagira mu bihuru.
ni ibintu rero atinubiye cyane kuko bari bafite icyo barwanira, ndetse agatangaza ko nubwo byari bigoye abantu bakomeretse cyane ariko byagendaga neza abantu bagasubira ku rugamba, nk'uko Dr Rwamasirabo bakomeza kugenda abivuga muri rusange. Dr Rwamasirabo Emile ari mu bihe yishimira bijyanye n'uko abona igihugu cyarwaniye gitera imbere. Icyakora hari bagenzi be rero ngo bafatanyije urugamba bakanarutsinda, ariko ubu bari mu buhungiro biyemeje gusenya ibyo baraharaniye. Abo barimo Kayumba Nyamwasa, Theogene Rudasingwa n'abandi. Abajijwe icyo babatekerezaho kuri aba bagakwiriye rero kuba bari mu gihugu barwaniye, Dr Rwamasirabo yavuze ko ari ibintu bigoye cyane kwiyumvisha. Yavuze ko intego z'abantu zitandukana, umuntu yaba abishaka cyangwa se atabishaka. Yavuze ko ntako bisa kuba umuntu ari iwabo kuko biri mu bintu bya mbere biryoha, ariko hari n'ababa bafite izindi ntekerezo zihabanye. Ati hari abantu baba rero bashaka ibintu by'umurengera, iyo batabibonye rero bumva babona ubundi buryo nko kubibona, tekabone niyo bwaba burimo ubugambanyi birashoboka. Yibukije ko ibyabaye atari na FPR Inkotanyi yaba yarateshutse ku nshingano, ko iyo biba ibyo biba byaragaragajwe. Nibutsa ko inkingi 9 za FPR Inkotanyi zitigeze zihinduka. Dr Rwamasirabo Emile yagaragaje ko FPR Inkotanyi yakomeje rero mu murongo yihaye, inarenzaho inaharanira kugera ku mishinga ikomeye cyane abantu batashakaga no kwiyumvisha n'ibindi, ariko abantu bakabazwa rero inshingano. Ati rero iyo umuntu atabyumva bibyara ibibazo. Iyo uvuze ngo wowe urashaka gufata byinshi cyane kundusha kuko ukomeye, uba utekereza iki? Iyo abantu biyemeje rero kumena amaraso nk'ubwitange bwabo, byari ku bwawe gusa cyangwa se byari ku bwacu nk'igihugu cy'u Rwanda muri rusange? Nk'uko rero Dr Rwamasirabo Emile yakomeje kugenda abigarukaho, anavuga no kuri General Kayumba Nyamwasa wagiye mu buhungiro muri Afurika y'Epfo. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko Minisitiri w'umutekano akaba na Perezida w'ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD, Dr Vincent Biruta yabwiye abayoboke baryo ko u Rwanda rutazacika intege ku ntambwe zo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo icyo gihugu cyo gikomeje kugenda bigura intege ku byemeranyijwe. Ibyo ni bimwe mu byagarutsweho mu nama y'abagize biro politike y'ishyaka PSD yateranye ku itariki ya 5 Ukwakira 2025. Imwe mu ngingo zaganiriweho muri iyo nama ni ijyanye no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa RDC, aho Perezida wa PSD Dr Vincent Biruta yabwiye abayoboke bayo ko ikibazo kiri mu bushake buke ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ibiganiro birakorwa, ariko kugira ngo bizagire icyo bigeraho bigomba ubushake bwabo bireba bose. Ubwo bushake rero ntabwo bugaragara cyane ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ibyo biganiro biriho. Ibirebana n'u Rwanda twarabikurikiranye kuko twarahagarariwe mu nama zagiye zibera Washington DC, kandi turacyahagararirwa mu bijyanye no gushyira mu bikorwa ibyari byumvikanyweho, ariko ibisigaye tuzakomeza rero tubikurikirane aho bishoboka tubigiremo uruhare. Dr Vincent Biruta atangaje ibi nyuma y'uko RDC yagiye igenda bigura intege mu gushyira mu bikorwa intambwe ziganisha ku mahoro arambye hagati y'impande zombi bigizwemo uruhare na Amerika. Biheruka no kwanga gusinya amasezerano ku bufatanye mu by'ubukungu hagati ya RDC n'u Rwanda yaragiye gushyirwaho umukono i Washington DC, nk'imwe mu ntambwe zari zemeranyijwe ziganisha ku mahoro arambye.